abantu twita ko bubariza isabato ntabwo ari bo bayubahiriza kuba yivuze ngo ujye ku musabato mani mukanya ugasanga uri muzi n'ingeso mani kumva Freddy kuba wavuze ngo ujye mu sabato ngiye wasigaye mu rugo aka nabonye muri like muri covid yumvije gospel shatumana ubusenze ako nakantu kikarengera abantu gago mbabari umbwire come on mandi kugotwa ariko ntacyo ubundi ndashaka ngo banze turirimbire ubundi kagwa babarira turirimbire tugiye kuri umudivantiste mbarambwiye indirimbo wasi kamwe ukaturirimbira ngoge na Yesu come on watuwa na maraso harugwa come on semenetse mama kindi you say 8 ayo na mavuta ya gusa na mavuta ya gusa cyatsi kaka turyoshye abantu benshi basaramuwe bagurishije imiceri nasi twajyaga kwa turatora ko bagurisha ibyo bakufuye akantu ko kufura kaza ko kwiba kadushima Imana ariko pastor nyine hari ni Imana abari abakozi n'abakozi Imana nabo babitanze nibo numva bitanze mu bikize niko twitanze turi kubereza amafaranga numva amafaranga barayarya none ye ejo ni heza aya ejo nzagusanga no ku kazi ejo ariko ejo impamvu avuga ejo ni heza urabona ejo hahora ari heza kako tutahazi rero baramutse bakubwiye ngo ejo ni habi man nk'uyu munsi ntabwo wakwifuza kugira ejo niyo mpamvu biradutinya gupfa kugira umuntu ngo ejo ni heza urumva uyu munsi nkaba nakoreye 1000 Okay, reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikiranye Rise from Kiziba. Iyi ni TV yanyu, ni ya TV musanzwe mubona ibiganiro byiza cyane. Turi kumwe na Kagwa Bro, Kagwa Pro. Niyo huyo. Ya, bimeze bite se rero? Uyu munsi rero ngira ngo ngiye muri kumva kuri micro nitwa Freddy cyangwa se Fredeli. Nkaba umunyamakuru wa New Paradise. Ariko uyu munsi twagafashemo nanone. Ubushize rero duherutse kugafatamo turi kuri Kagwaha TV show. Singira ngo yani niho no kuri Rise from Kiziba twarayikoze twabwiye ko twahinduye se twagiye yes ndabyibutse noneho mbo bimeze bite rero amakuru y'imisi warabuze ndahari nyine niko mbatamo kinye ngacicika ariko ndahari bari warabuze wa mugani wa Arsene wowe uraza ugahita dusiga imihanda ukicomokera ubona ko nwika nyine iyo nje ko abantu babankumbuye abikurikirana kabisa ariko ubu ngubu nta kibazo nta ribi kabisa mu bintu bitandukanye buri cyumwe tuzajya babona nk'ibiganiro like na bitatu yego rero ongera ugarukiye kabisa mu gakino abakunzi bawe nabonye noneho video ushize washizeho wasuye abahungu hariya mu gatoki nabonye hariya kabisa abahungu ongera basure kabisa abantu barabansabye part 2 nasabye part 2 ariko ndaza kubasure yes ugomba kubasura kabisa ukongera ukabageraho mukareba ukuntu mwanoza none akira kiganiro cyari sawa ariko n'abavandimwe benshi bagiye batandukanye bagiye babasura mu wundi buri cyangwa se bakabibuka hari abantu banga kamera ariko iyo bagiye kuri kamera hari abantu babibuka kagira icyo babafasha ariko wa mugani hari abantu nagiye mbona ngira ngo kigana twakoranye ubushize turi hariya kuri kiosk yawe abatibe benshi bagiye bamagaranga ati araba blessings nyine hari bagiye babafasha hari bagiye babona blessing nyinshi cyane kabisa like bakanafashwa ariko nyine wabonye ko kira kiganiro kuri YouTube channel yawe nacishuko cyararebwe ko bishimiye ibiganiro by'abantu hano oya babikunda kandi urumva buriya niyo barebye amateka y'ahanga cyangwa se bakareba uburyo hano bimeze barakumbura kandi ukumva ni ibintu nyine byiza kuri bo bumva bakomeza kureba kabisa hanyuma rero ejo bundi nibwo nabonye uri gukora ikiganiro umutipe bita Pitchen uramubaza ati umugani tubwira imigani 5 nabonye baranabigarutseho abapeti nkoresha n'abajama meretse gukoresha anduva nagaryo wabikoresheje ikiganiro ni gatera bakoresheje wa musore wanjye yakoresha ikiganiro cyiza cyane arangije arabaza bongera kugaruka ku migani 5 yakubwiye akubiyemo umugani umwe wose gukamera amata mu nkono yitabize
Pichen nyine no Pichen naramije ako no muzerwa namubonye utazi ikinyarwanda tu ariko abandi barakimye kandi imyaka maze hano mwana amaze imyaka myinshi amakuru nyine nkura kwa motani ko nyine afite n'andi makeche hakurya ariko akora mutipe ni mukuru mani twakuze tumufana mani uriya mutipe anye muzikera babyara bawe Ibrahim mubyara wawe King G7 oya King G7 yanko wanje yanko wawe uziko bara bazura ibyatari Pichen yakinnye muri like muri ifefe akina muri wake up uno nyine yari muri Vinkamu nyine imyaka yimujyanye atajya kuba coach ni coach w'inkampi ya Kiziba none ajya garuka tena agakinira wa legend nabonye hari harajemo na ntuza na Sofoni nabonye harimo abahungu benshi cyane kabisa natwe akuza tumufana nyine niko atageza Sofoni no mujama kabisa ndamwemera cyane ramuviye niba no kutwumva kabisa amenye ko rwose salute kabisa kuri Sofoni kabisa gudisha kuri we gen zose zishe barabana cyane kabisa no umuntu wisanisha kabisa n'abantu bose nyine ntago areba ngo uri umupeti yose ntakiba hano ntago areba ngo uri umupeti ngo ntago yakwegera cyangwa se cyaye ku mana uriya kandi ni mukuru mani mukuru wawe cyangwa se niyakubera so njya kubera anko ariko Sofoni n'umwana mwiza kabisa ako no mugabo mwiza ntago ari umwana imyaka ni umwana kuri nyina gusa ni umwana kuri mama we kuri mama we ariko tumwita nko grand frère fana mukuru wanuza wa mani wana umwapa yashyize n'umufana wa mani nabonye ejo bundi gatera ora muhungu wanje n'ubundi gatera Vegas yakoresheje Benjamin ikiganiro bare muri debate kabisa ngo nabafana ba mani n'aba Man City ndakubwiye ngo bare bicanye kabisa ngenza abantu bafanye makipe kera man hari umuntu twe binoge hari umuntu witwa Gentil Mahuha Sofoni man usko kera like muri 2005 baye kureba match kunuza kumunara cyane kabisa kwari batumani baje no kumubuga bomani baje kumubuga cyabaye ku Kibuye n'amaguru baje kureba match umanye rero ntago banye n'abana bumva ngo yafanye equipe runaka ntago wazi abayi bakuru babo aseka go ufaniye equipe man kundi nyabona uvuga amakipe ariko ko nka umuntu wambaje se ngira amajeze menshi ariko dai ikingeze nuko mbabona yiganjemo aya Kongo kandi ni iki gihugu twese twaturutsemo none ndabona yo ngino irona Kivu noneho ewa ufana yeto nabonye ejo bundi n'abaho abahungu bari kuganira ariko ufana yeto none se ko ari abahungu biwanje bavuze ko uwo bita Bisori kabisa yaravuze ati eto ngo irakenye byadanje irakenye gute mani eto ngo irakenye mugufi ako ne mambo papa nanga ari umuhungu ari imyaka barebaho ariko n'umugabo afite arubatse afite umugore n'umwana ariko nabonye yaranyibasiye ahubwo mutsiga namamaza bakageza si wa mugani uranze kumwamamariza urabona ni shari nawe sinzi bampete yagiye no kuri Seba Music avuga ngo n'umwana wo muri Nyaruyaga agose muri Seba bari kumushaka iki bari gushora kandi yaratubwiye ko ari we mwanzi wa ntuza wa Seba Music yafana ba Jasmine se ko ari bavana muri kari kandi ari umwanzi we ahubwo bafikize kunasamu ariko tuzagaruka tumubaze wa mugani ikintu bapfa cyangwa tuzabaze Seba bwose byabamuzira ese ubu ngubu Seba wa mugani iwabone ku manywa tukamubona twapfa kumubona nawe twamufatisha ariko n'isorero Arsene ntaga kikwibasira none ubu ngubu hajemo umunanyi basere nyenga muri karega as long as yina yashaka kuba yagira izina rye I don't mind gitaho ndabirika hanyuma rero ubu ngubu ndabizi ko uri umuntu ukurikirana inkuru zo ku mihanda nize inkuru zigezweho noneho ubu ngubu ziku mihanda yani iwacu mu Rwanda hose kuko abadukurikiye naje gusanga ni Gitafu na Nuza na Naimi yes wangu indirimbo nago
yakagomye ikinwa muri rubanda cyangwa se society hano abantu benshi ariko Gitafu nabonye yarabaye seremani yabaye seriye tipe yabaye seriye asigaye akora ibiganiro byose ari seriye ine yabonye kantu karibu kaje mu nabonye kwa dekata kantu karibu kaje mu abonye ugiye yavuze akera bakomye mani cyaravuze ngo Bruce Melody akinyuma aragasoye abana basura izindi zimeze gutya na gutya why not ani bari gitege aragitosa karagito ese ndiri na simbizi pe ni bari igikina ariko ni yari gitenge ko numvishe tayiravuga cyaba ni igisume ese indirimbo nayumvisheho gake ariko uko binayumvisha byo ifite ubutumwa harabaje ngo basifite ubutumwa arasubiza ngo nta ndirimbo itagira ubutumwa nyine yaza kuminika ko nyine atumye umugore like kuri botike yaje kumuzana bari biro by'iki n'iki bine ukuntu byaje kugera mu gitenge rero simbizi ntarayikurikirana maze iminsi ndi busy none se ntago wari wayumva na rimwe ntambo kana mwana ku masaro de coiffure bari kujya ngo aragitosa arono ngo ni iki Gitafu nabonye yavuze ko ni igitenge ariko ngiye nayumvishe gutangira ariko sinzi nabwo nayumvishe ejo bundi kumva ikiganiro barivugaho cyane ni indirimbo ngo ni indirimbo ko nuza nani Dr. B Murangira Thierry nuza BTR yarimo aramubaza cyo kiganiro nakirebye ariko bintera kujya kuyumva nyine ahantu uko iyo ndirimbo imeze ubundi ndetse hari n'utu video nagiye mbona nyine nabonye nakumva ku munsi mukuru w'abagore barayibinze asara abantu abakongomani cyane abanyarwanda hano abanyarwanda abanyagisenyi bameze nk'abakongomani pire undi biganjemo navuga ubundi hari muri Gisenyi ugenda ugiye kureba batuye Gisenyi ugiye kureba nka 50% 50 cyangwa se 60 ayo abantu baba hari muri Gisenyi abenshi baturutse hari Igoma ni mpamvu uzasanga n'ikinyarwanda cyabo ubundi kirimo cyo kirimo igiswahili nanjye hari hano habaye cyane niyo mpamvu wumva ikinyarwanda cyanjye nacyo mwana mu bugoyi zumbe na Arsene nawe ariko Arsene namusuje kabisa yerutse ko nyibasira ariko yabonye ko nyine atakwibasira umuntu nyine uri hejuru nyine tu no se anyibasira yabonye uranyibasira ngakureka kuko ntacyo dupfa ariko nta n'impamvu yo kwibasira abantu ariko wenda mubikoze nka showbiz mushaka kugira icyo mukora wenda mushaka kugaragariza abantu baracyari bato ariko nta n'impamvu ngo nk'igihugu se natwe ngo tugihe tumereye nabi se tuzahunga igihugu n'icyo twahunze niturakijyamo dushimira na za salamu kabisa dushakira igihugu cyane ndetse dushakira amahoro kabisa twe naho twabaye ibigwari ari igikenewe kiba kiri ara kujya tukitamo tukakisangamo kabisa courage kuri wari umuntu wacu ndetse n'abakuru bacu muri hariya dushakira igihugu yego natwe amasengesho cyarahari ndetse n'ubundi bushobozi urabisiko dushaka ubushobozi kugira ngo wenda bari bariya ntibazabura urukwete cyangwa se ntibazabura ibyo kurya ni kuri bigenda biza ariko inshallah tuzabura igihugu cyacu twambuwe oya nta mpamvu kabisa buriya tugomba kuzayibona kandi ngo barwanira ukuri buriya nta mpamvu yo ukuri nguca mu ziko ako ni gushya n'umuduka ni kwibwe mwana guca mu duka n'umuduka ni kwibwe tukabigereranya gute rero rya duka ryawe bose ku iduka ryanjye ku muhanda urabona mwaje kuri bomora ahubwo hari ahantu riri bakaba bararigibye ariko nyine urabona ariko undi iyo ryitaruye nta muntu wapfa kumena ndetse nabonye warakoresheje ntuza imiringa none imiringa imana ni ingene twe nta muntu wapfa shakira kazanye urumari ya nyene kugira ngo umuntu akwibe hari iwawe birasaba ngo aze yitwaje ponseze yitwaje n'ahantu ari buze gucomeka nta kintu kirimo oya none se harimo amakarito shabaye zaje kwiba amatabi oya akwibye wamujyana kwa salongo oya Freddy ariya tukishakisha mani tuzamane nawe ari kwa mahoro ndacuruza umyunyu biro bibi oya kago hari ahantu maze gutera imbere ushize twakoze ikiganiro ari hatoya ariko nabonye haragutse Imana iri kubikora ariko nta mpamvu oya ibyo ngibyo bibara cyane twaneza abayobozi agwagutse wabonye ko Imana nigena mani dushimira n'ubuyobozi bwacu kuba nta n'impamvu bashaka kwiteza imbere na Imana ibereza umugishikane ibereza uburame hanyuma rero nabonye ya mpano nawe n'umugore we bagarutse ku mihanda barasubiranye ma
oya ntabwo bize batandukana ukuntu nanjye narizi ko batandukanye ariko batwibwire ko umwana we yarapfuye aya nabyo sinzi niba ari byo mu kiganiro ntakirebye cyose ko ntabyo nigeze numva bavuga ariko abantu bagira amagambo bagira menshi oya usibye kuba twajya muri biriya by'abanyarwanda cyangwa se by'abaturanyi bacu turakunda kape kandi turabakurikirana ahubwo hari amakuru meza kumva ko hari umuvandimwe waturutse ikaye Nyamishaba wapfuye oninde naje kumentioning like kubera ko nyine naje gukura amakuru ye naje kubona umuvandimwe yamupostinze ndabatse amakuru y'umuvandimwe meze biti numva ko ari abantu bamuhemukiye ni bari baravuye muri nkapi arono ariko numvise ko kiri muzima ko natangaza ayo makuru ko nsanga ko akiri muzima yego nda kuyakura ariko nshimira umuvandimwe witwa Ben ubwo narebye n'ikiganiro yumva ariko yamiye ati hano anajya abantu bahemukira umuntu bakaba abandi ugatangaza n'amakuru atariyo twirinde ibihuha rero twirinde ibihuha kandi ntabwo ari byiza cyane nk'uko ushobora gutangaza ikintu ku muvandimwe wanjye cyangwa ugatangaza ikindi kintu ku muvandimwe wundi akaba yabirakariyemo ko tutatangaza inkuru tuzi source yabyo like nkuko tutagira experience mu binyamakuru ariko aba ari koza ko wavuga ku muntu cyangwa se ugatangaza ikintu ku muntu udafite source y'icyo kintu kitari cyo nibyo nuvuga ngo reka tugaruke ubundi hano mu nkambi ngira ngo aba diaspora agira ngo ikintu twagiye tubavugaho ako muri no minsi hari ukagikoje ubundi nabonye baratashye kimeze neza nabonye baranabambariye bamwambariye muri dote ariko cyagenze neza ariko Antoine n'umugwiza atunga aba muri Kentucky ni kabisa tubashima bari bahamye ntizongere kuvuga ku diaspora ariko ntabwo nawe gushima abantu ninde wakubwiye ntuzongere kubavugaho nyine hari uvuga umuntu ugasanga nyine yisanze muri icyo kintu kandi atari wowe uvuze dushima man no kugwa bizajya biza ariko dukunda gushima bizajya bisaba ko tumentioning umuntu rero ndazi kumentioning umuntu witwa Niragire wo muri Australia bamwita Edmete yaratuye muri Nyaruyaga ni mukuru witwa Noheli aretse guhahira abantu nubwo tabishize kuri kamera ariko ni igikuru naje kugusinyara tuze gukora ku kazi ariko nasanze uri busy naende mu tuntu twinshi wari busy ariko namushimiye kurare rwanjye umuvandimwe nkuko nabivuze kuva mbere iyo ushaze gufasha umuntu natwe amafaranga ducaho tubahuza n'abagwiza tunga abahanga bacuruza hanyuma bakabareza amafaranga bakaduhereza na quantité y'ibintu uraza kubahereza katuhereza ibintu bifite qualité yego akiri cyambabaje wigeze kumbaza ubushize urambira ngo hari umuntu wahaye kawunga aravango ni kawunga kambi mwana byari bibabaje cyane icyo gihe yewe iyo ari umuntu ushaka gufasha abantu ntarakomeza ngo ngashima umwana witwa Mico yavuye Nyamishaba nabo bafite groupe babanamo yifasha abantu bano so kabire nko kubona bavuga ariko biba byiza yivuze umuntu hanyuma n'undi akareba ikiza umuntu yakuze nawe akaba yakigana burya kwiga no kwigana gusa hari n'abatifuza ko umuntu yabavuga ngira ngo kenshi ngiye kuri New Paradise ngira ngo tuyadukora iyo twagiye gusura abantu nka kuriya ngiye abantu bansabye ko ntazajya mbavuga ngewe ariko ngiye shoko byaninga nta kuvuga mani ntabwo bari nikosa ntabwo ari ikosa nta kibazo yavuze nk'umuntu runaka wakoze iki kintu nose iyo tugiye mu munsi mukuru n'ubyumva abantu babaye muri komite bajya bafasha abantu mani yego harimo dada ngira benshi baramuzi yakoze kuri community center bamuragwa yabayemo mani urubona ko ku munsi mukuru w'impunzi ubona ko bari ikintu batanze mani nawe no gushimirwa kabisa no gushimirwa kandi abari ibintu byiza Imana nari mvuze ngo umuntu utwa Mico ndetse n'umuntu witwa Edmeta nawe yarampucinze ejo bundi arambwira ati nyine abantu nk'abangahe twashimira na komite yacu nabo ni intwari cyane kuko akenshi nagiye begera ko batisho cyangwa se abantu batesha umutwe kuri komite turi ikintu twakora yego so bashobora kuba bamugwereza nawe washaka research zawe ugasanga nari umuntu ufashijwe cyangwa se ufite ibiwabo bari hanze ariko ninagiye umuntu akubwira ngo bafite ibiwabo wa hanze cyangwa se bafite ubushobozi gusa nabo ntabwo bamufasha hanyuma ari ikindi kintu nzi wenda ukiri aho ngaho hari abantu duherutse kujya gufasha ngira ngo urabafasha pe umuntu yamureba kusura urabona hari uburyo twebwe sibyo buriya umuntu afite ukuntu abayeho hari ukuntu ushaka gukaraba ushaka ufite akenda kamwe
ukagenda gafite isuku buri ukakagirira isuku. Abo rero bazajya bakubona mu muhanda ntibamenye ko ubabaye, niyo wanaburara ariko ntibamenye ko waburaye. Ariko rero babona tugiye gufasha uwo muntu, mu by'ukuri hari ubuzima bafite buri intano twe tuba tutazi nyine. Iyo turebye experience rero ibintu nabonye yewe emerutse ko nazo kuvuga umuntu bafashije. Yego, gufasha umuntu uba mutoro rya Kiziba. Ngiye baramunyohereza ndabati sebo kuri umuntu mbona nta asa n'umuntu wifite. Abe ntago ari umuntu wifite kabisa, afite kumabayeho. Ako nyine ako bivuze kubisho kuba ufite umwenda umwe ariko ukawugirira isuku. Yego, umuntu ajya kubona akagira ngo wawe mu urishoboye neza. Yes, mu mbere mu nyine abantu babaye n'ibintu byo mu mbere wajya kugakina kuko gatara ugasanga nta kintu gihari, ariko nyine kora kwa ufite style imwe ariko like ukaba looking good. Turumfasha mani, turumfasha twamufashe mu bantu ba nyuma, ariko nashimiye uburyo kibamaye makuru. Ariko hari igihe ushobora kwasaba undi muntu cyangwa nkazwa tunyereza kuri mwene wanyu kandi hazi kukomeza wenda shokwa kira cyumwe rarahahiwe cyangwa se ku kwezi kwashize cyangwa store ikabiye yari. Ariko kadushimire komite kandi idoreza n'uburenganzira kuba twafata kamera mu muhanda twahira ikintu twakora ndetse unuvugizi baturimo. Yego, bayita demokrasi. Ntabwo ari twebwe twenyine watuma uzatume na mwene wanyu, ariko making sure yuko yagutumikiye. Yes, ari ngiye kagwa abantu nk'abo ngaho kira aho ngaho mu by'ukuri abo ngabo ndabumva cyane kuko ari gihe nanjye ni buhamya bwanjye. Buhamya bwanjye so nuvuga ngo nzagira igihe wenda mivuge cyangwa se wenda sinzi ukuntu bizagenda wenda birashoboka kuko buri wese abafite ubuhamya uko yakuze nuko byagenze. Ngira ngo twebwe mu rugo twamaze imisi igera muri 4 ijya kugira muri 5 ahubwo mu rugo tudacana tudateka tutabona udushimbo kabisa. Mere biba ngombwa ko ajya kugurisha ibitenge bye umva, kandi byari ibitenge biri aho ngaho nyine bibitage ubu ngo wasinze ku yanjye uzansura nkari. Ariko ngewe icyo gihe urumva impamvu ababyeyi n'abagiye hanze bose kubabwira nibaza impamvu twakuze bamwe bacu ababyeyi bacu nakazi bafite akazi man ntakazi kandi man tudushimira n'Imana none ko tutajya mu nsengero ariko tudushimira Imana men. Yego, ufite ikibazo mu Rwanda iwanyu mushobora kuba muri mubayeho nabi. Yego, ariko ni Imana dufashije. Ni Imana kuvuga ngo iyabimye niyo yaduhaye, so yabahaye niyo yatwimye, natwe igihe cyacu kizagerwaho. Ushobora kuba wumvisha ko wabugize $20 kuri konti yawe, ukaza mu Rwanda ugahura n'abahanzi runaka, ugahura n'abastar runaka. Yego, mukajya mwajya gusura abantu runaka mu kofi yawe, ariko twakuze mu nkampi mana kintu dufite men. Yego, umwami nta kintu dufite. Yabwo tudushimira Imana yatumye ababyeyi bacu badukuza, wasanga ababyeyi muriye kabiri muriye rimwe. Yego, ariko tudushimira Imana udaheruka mu nsengero ariko cyo twubaha Imana. Buriya naje gusanga buriya ubuzima twabaye mu kera ariko tumeze ngo naje gusanga buriya gusabana n'Imana bidasaba kujya mu rusengero gusa, ariko gushimira Imana n'umutima wawe wicaye gutyo bivuze gusa Imana tayari yamaze kubyumva. Kwishimira kandi ari ikintu mucye kimbabaza cyane, ariko ntago ari cyiza. Usanga umuntu yibereye kubera ko azi neza ko ajya gusenga, ariko atangira kublaming abandi bantu kubera ko badasenga, akumva ariko ari bo banyabyaha badanje kurusha, kandi ujye kureba ugasanga ari we muntu abantu wa mbere ukora ibyaha. Kandi Imana ubundi kuntu twari tubizi ubundi Imana yahanaga ubwoko guca imanza, ntago ari guca imanza. Uzumva batu blaming cyangwa se blaming barunaka. Yego, urajya mu muhanda kuri bonane cyangwa kuri Noheli abantu mura mu muhanda muri comment batubwira ngo kuri bonane mu Kiziba bimeze bite. Mu Kiziba ari umusaza abapasiteri kamana umuntu abajya bavuga oya nitwe tunabavuga wa mugani. Hari abapasiteri batubeshya bakaza bakaduhagarara imbere kandi cyane umupasiteri amagara umukobwa se yana umwape yakiziba bagati barurire kuri hotel.
ni inkuru nanjye uziyumvamo uzumva ko muvuze nyine cyakoze nanjye ni inkuru z'abamotari numvishije umumotari wari untwaye arambwira ati hari umuntu yatwaye arangije amugejeje hano haruguru hano ku Kibuye mu mujyi ageze hariya kabisa itamuparika kuri lodge mu kuntu yashatse kumentioninga dushaka kuvuga nta umuntu uzajajinga man yego nari buzoga bivuze niba ari Kimangwema turi kujajinga twese Imana ni yacu nta muntu Imana ari twese ni data twese kandi twese rero ni prière ntago ari sengiriye urumva twese Imana ni data twese ikindi kandi wenda utarasoza aho ngaho uvuga ngo Imana ukuntu tuyifata twebwe Imana avuga ngo ikunda abanyabyaha kandi umuntu ashobora kubyara wenda urura umupapa ufite abana babiri batandukanye buri mwana afite imico ye ariko ntago bizagutera ko umwe kumwanga kugira abana bibirarase Imana yanga icyaha igakunda umunyabyaha ntago uzaye gutanga imigabane nurangiza ngo gukora ko yingu yakoze iki ni yakoze Bulldog niwe kuvuga ngo umwe ntago ari burye mu rugo Bulldog ajyagayo wa muntu ujya mu rusengero agashima Imana agatanga ibya 10 atambutse ku muntu uhetse umwana n'agataro ageze gute udafite ibyo kurya nyakunda konti za nuza za Bulldog yego giye mu rusengero twa Range Rover yawe twa V8 yawe ariko ugeze ku muntu urwaye umerewe nabi ku muhanda yaraye ku muhanda umenye dushimba eske ugiye kwigaragaza imbere y'urusengero Fred arimo utanze miliyoni 2 pastor yagiye kugura imodoka cyangwa agiye kugura ikibanza runaka kugira bamwubakire rero come on man ntago bari byiza man ya bintu nanjye sinyabyumva neza buriya ntago twa blend wenda ndakivana kera amaturo yahozeho ariko nanone Freddy buriya reka nze nkwereke Freddy Abraham tujye mu nsengero man nakujye kuwagiye gusenga ugasanga uwo abonye evening n'ubonye ari kuri altar ku giti cyanye ariko giti cyanye hazikago usengera he man ndumudvantiste mu sakarimi kaga sisa turayubahiriza man ntago nyubahiriza kuko nabashaka kuvuga ko bayubahiriza ntago nabona ko bayubahiriza gute ujye gukora ku Sabato sarakazi nyira ko ntabona ko ikorera yo nikorera kujya mu kazi wari we amona mu kazi cyakoze sindakubona sindakubona cyakoze nyine ku Sabato ariko abantu twita ko bubariza Sabato ntago ari bo bayubahiriza ko wayivuze ngo ujye ku Sabato mwana mukanya ugasanga uri muzi n'ingeso man Umva Freddy ko wavuze ngo ujye mu Sabato ngiye wasigaye mu rugo aka nabonye muri muri covid yumvije gospel shatumana ubusenze ako nakantu kikarengera abantu gago babarumbwire yumvije gospel shatumana Sabato nkumva ngo musiwera ukuka niyo ndi mu rugo rero njya nangiye kubwira ndirimbira akaririmbo kamwe ka gospel cyangwa dutatu ubundi uwumvishe ushobora kumva kambwira kagwa sinda kubona uri kuririmba wenda ngewe nararirimbye kuri New Paradise baragiye babibona ijwi ryanjye ko baribonye nuko ndahimbaza ndi mu mwuka manje urabonye ibintu nuza Bulldog yavuze kuri igihe sport kuki abazungu utajya bafashwa ngo bavuge indimi kubera iki ngambwira hari ikibabaje hari n'ujyuza agahita avuga ati agahita avuga nk'ijambo ugahita wumva waryumvisha ahantu kwibuka mari kuvuga Kagaju uramuzi Kagaju hano mwambi bamwe babwirizaga kera abantu bagafashwa abandi bakagira bate bakagira gute yasengeraga ya Kagaju hari n'umudvantiste mu sakarimi man kanibuka indirimbo man come on mandi kugotwa ariko ntacyo ubundi ndashakira ngo banze turirimbire ubundi zirekagwa babarero turirimbire ngo tugiye kuri umudvantiste mbarambwiye indirimbo basi kamwe ukaturirimbire ngogejwe na Yesu come on watubarijwe n'amaraso harugwa come on weka kwa kuririmba komeza man haririmbye skuru n'ibintu muri high school man itangira gute ubundi ntabwo mubyibuka man baraturirimbira muri comment kujya numvishe gospel shatumani ngaho tubigire n'indi ya korali wizo muri korali
bayibitaga GW ni GW nanditse muri Sagisenyi GW cyane worship team come on siko bayitaga tu karanja maze iminsi mandangije amashuri muri high school karangije 2015 ngewe ku ishuri nari ko ya organizer none buno abo nyine yarumase ko narangije nanjye kano umuntu mu Yehova Nindavuge ko nduye Yehova sinyensanga no muri studio se waje buriya ngiye nkunda gusoma kandi iki kagwa buriya uzakunde gusoma iki bitabo ngo ni igipende ndagabera sinjye ngishora ariko kera naragisomaga da uko byaje kugera nyuma biganje umunsi watinze hano uzanagisoma cyangwa pipe hano nicyo tubona batinze hano ugavuga abantu ngo bararaburije ko batinze hano ubu imyaka maze hano erega buriya hano hantu narahabaye cyane nuko benshi nyine batajya babimenya ariko nabaye hano mu Saramusika kandi Saramusika inde bajya muri Saramusika kandi Saramusika ni ibiki yaryo abantu bahunze ejo bundi mu cyashya ako kazi nawe nakumva man Saramusika ako nakantu gashya nize uyu munsi ntago narinzi ko kabaho ngo ni Saramusika bagiye ntabwo ndi impunzi nshyashya ngewe 96 nukabimpunzi oya noso oya turizo uwanga umwana gufuriza ko bimpunzi oya nyine tugomba buriya none se mbwira ndigira nationality yawe ndi umukongomani ko navukiye muri Kongo oya naga ubuze ubu ngubu tuvugana nta nationality byako nyene bivuga ko ndi umukongomani oya ndavuga no ID yawe ntadingira ugira indangampunzi ugifite indangampunzi iranga iki none se nta ndangamuntu ngira nyine hari irangamuntu singo hari n'irangamuntu like bagira nayo ni ID hari kubura umunyamahanga niyo twona kuri passport foreign identity nawe y'umuhinde niyo kubonaho irangamuntu in foreign irangamuntu irangamuntu tusana n'abantu nyine abantu batabizi ahubwo bavuga ko bavuga ni irangamuntu sinzi ukuntu bayanditseho bazadufasha muri comment ni irangamuntu y'umunyamahanga iranga come on yiko ngene nyine myumva muri sansi yanjye n'abantu babizi bano zadusobanurire ko myumva ngewe bagiye irangamuntu ni n'abafite nationality y'iki y'abanyarwanda yego twe dufite iki irangamuntu ako nayo ni ID ubundi ID ni iki tubaze sobanukirwa ID ni iki ubu muri nk'iki ID ni identity siyo siko bisobanuye hariya mu magambo arambuye identity dufite status y'iki dufite identity ni ikintu kikuranga uko dufite irangamuntu rero urumva ni irangamuntu rero ntabwo nakubyumva kunuza kuri ID yanjye ndimo urumva ni nka ziriya ubundi zo muri Kongo nubwo ari carte ni rolema iriya ntabwo ari ID buri ntabwo navuga ko ari ID rolema yagizeho se rolema mukuru ngiseme wenda ntabwo ndi mukuru cyane ariko irangamuntu nayigizeho irorema takomye kuba turimo nyine ariko cyatwakiriye neza tunagishimira ndetse n'ubuyobozi bwacyo yego tumeze neza oya ko nta kundi twakwitwa kubera ko niko biri n'ubundi niyo mpamvu nakubwiye turi impunzi ubona ko nyine nabyo turi guharanira bava mu bigo bitandukanye ni nabyo turi guharanira hamwe n'umuryango AFCM 23 tunayishimira kumishinga kari mu myishimire byose ntabwo twabaye ibigwari natwe turabasengera kandi imisanzu badusaba natwe turakomeza tuyitange yego bakomeje kwitanga rero kugira ngo bakomeze kurwanya iri zina ryo kwitwa impunzi mu mahanga cyangwa se hirya no hino nubwo umuntu yava ahangaha akajya hanze ndavuga muri Amerika harya bari kugaruka bakajya mu gihugu cyabo ntundi hari umuntu ajyayo ariko ka kantu ko kwitwa impunzi ntabwo gajya kabura nyine yabona ngubye ngo wanga nuza kamwifuriza ko impunzi wapi kabisa impunzi wapi rwose nyine ko komisi igenda ihita ndetse n'indi igenda iza yego hari byahindutse ubwo turimo kera ibyo biga ko imbere abantu baryaga umuceri bawuryaga kuri bonane ariko uribuka umuceri twaryaga baguhereza mu gashashe urimo karoti bakitaga gutera ukabamo habagamo utuntu twinshi cyane bazanaga mu dushashe ndakibuka hari udushyimbo baduhereza twitwa imikunde
imikunde ase kagwa ndabitamenya ko aka kantu niba ukazi ndabitamenya ko uri umuntu mukuru. Udushimbo bita uburantiye uratuzi niba uduce uburantiye abantu bakuru ndabizi abantu babaye muri Kongo za Masisi ese nubwo umuhondo ukuvuga imikunde mani kudushimbo wowe urantiye tutoya kabisa dutoya ko tubyuha kubi. Aha, yes. Imikunde. Nonse urantiye se yavuye he? Ko nginzi ntuzi twitwa burantiye. Twazabibaza abasaza reba kuru. Ariko mwana nzi ko bitwa imikunde. Twafashe kera. Abatuzi batubwire muri comment nabi. Tugafata pate, tugafata imiceri yabaga cyangwa cya Japan. Tugafata pate imwe y'umuhondo. Yabaga yanditse USA. N'amadebe ya USA. USA ayo nabona amavuta ya gusa amavuta ya gusa cyitwa ko turyoshye abantu benshi basaramuwe bagurishije imiceri nose twajyaga kwa turatora ko bagurisha ibyo bakufuye akantu ko kufura kazi ko kwiba bakufuye kwa unoza kwako iwabo kajya kwa turatora ukantu abantu turatora yishyuza ngayo icyo gihe bwo kuryo wagurisha umufuka umuceri nka mirongo ntabwo yigeze wibaho mani mirongo nawe ukajya kugurisha oya shako naribye gusa grand frère wazatubwire kuko niwe ukuzi nakufuze iki nakufene macuruzaga ibirayi ama yarihirinze kabisa gira ngo dukure ndamushimiye nakufuye nk'ibirayi nyine ko acuruzaga ibirayi muri Nyirarurongo nayize Nyirarurongo ndayizi. Nyirarurongo izimwe twafashe ubundi cyangwa uravuga Nyirarurongo ya indi ya Nyirarurongo. Ndashaka gwa kugira ngo usukuru umwana mani Nyirarurongo tumwe twafataga amabuye Nyirarurongo ahubwo iyo bayita ni Nyirarurongo Runonko ahubwo sibyo uvuze Nyirarurongo mwe bakoresha ko twayikozera dore twari dutuye hano ruguru kwa Jereve abantu bahibuka narayotsaga twarayotsaga mani baranadukubise hariya mu rutoki rwa Jereve twe dufite rimwe na rimwe tukajyaho bita kwa Rwigimba kandi Rwigimba yakomeza aruhukire mu mahoro. Twajyaga hirya kwa Rwigimba arafite urutoki rwa danje agatera n'ibijumba yego agatera n'ibijumba urumva ibijumba twajya tugenda tugafata umushutera urawuzi umushutera umushutera nuvuga ngo ni ibijumba kandi ugenda umuntu abire ibijumba sibyo basaruye ibijumba babikuyemo noneho hagasigara twa tundi tusigara hejuru izuba ikadukubita noneho tukaza turyoshye injumbure mani injumbure twatwitaga imishutera ubwo ni ikigoye mu nyene turabihuza n'ikijomba ikijomba ujye kumbwira ngo abantu hari abantu bo muri Kongo yavuga ati bakambwira uri kuvuga Ikinyarwanda ngo oya ngende kuvuga Ikinyabwisha 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 n'Ikinyarwanda bitandukaniye experience mufite nanjye cyakoze Ikinyabwisha hari n'umuntu kuvuga cyakoze nuko wenda bishobora kumvikana nabi ariko hari bene wacu hariya hakurya akubwira ngo ndi kuvuga Igihutu ikiyuhu ururimi rwa simbizi ariko ntago ari byo nyine muri Kongo aba indimi nyinshi mani aba muri Kongo ariko hari rwumva ari Ikinyarwanda ako nagiye kubesha twabyize muri primaire ntabwo twabyize ko muri Kongo busaba ubwoko bwinshi ariko muri Kongo nyine n'abantu batwima amana ubwene igihugu bwacu muri Kongo mani batubwira ngo turi Abanyarwanda muri Kongo bagenda bavuga indimi buri munsi Ikinyarwanda bavuga Ikindandi arabavuga Igihunde Igikongo ntago rero Ikiluba dukora urugendo rw'amahoro Igishi mani none se ufite nta rukungu ko nyine nta rukungu muri Kongo hari indimi buri munsi zinazivuka hari urundi rurimi Imana izaduhereze Ikinyamunigi urakizi Kinyamunigi akareka hari Ikinyamunigi hari kigiye gusura n'Ikinyarwanda se n'umushi nyine Uganda cyo kijya gura Ikinyarwanda icyumvishe wumva kigiye kumera nk'Ikinyankore ako Inyankore kirimo Ikiganda n'Ikinyarwanda ariko hari muri Kongo ho hari
icyo kinyamunigi wumva nyine kivugitse umuntu utazi ikinyarwanda ntabwo yashobora kubatandukanya uri kuvuga ikinyarwanda n'umuntu uri kuvuga ikinyamunigi ariko wowe umunyarwanda uzi ikinyarwanda ntabwo wakumva iby'umunyamunigi ari kuvuga. Fred twakwaye twese twumva ko twaremwe n'Imana. Yego. Different color, one people. Mwana wa Lucky Dube. Yego. Twese turi abantu, twese tuva amaraso. Ntawe uva ikivuguto nta n'uva icyushyu. Twese tuva amaraso. Turi abantu twaremwe n'Imana. Mbere tudedorane ko twese tubane mu mahoro, twese tuba umuntu umwe kuko twese twaremwe mu ishusho y'Imana ko ako kana ko nyangarukaho sembeze ko twari mu ishusho y'Imana. Kwera ikize. Ujye ubona hari abatari mu ishusho y'Imana. Njye kuba inzobe ngende inzobe. None se ariko ishusho y'Imana bavuga ntago ari umubiri. Umutima. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu twebwe buriya ishusho ni video. Oya. Urundi ruhande ni video. Byo kwandika title ngo mu mashusho. Rero bino kuri IG. Mu mashusho. Ariko twese turi abantu bamwe. Twakabaye tubana tukabana neza ndetse nta bwoko ntaki. Twese twari mu mashusho y'Imana kandi Imana. Ine ishusho bavuga ni ishusho nuvuga ngo muri bikorwa wemera Imana. Ndayemera. Ndayemera kabisa. Yesu uramwemera. Ndamwemera. Aya nabo si bamwemerera. Baramwemera ariko bamwemera bitandukanye nuko twe tumwemera. Ngiye mwemera nk'intumwa nk'umuntu wabayeho nk'intumwa ariko Yesu mwemera nk'umwana w'Imana. Muhammad mwemera nk'intumwa. Ni kuvuga ngo iki kibazo warumbajije cya Muhammad ngiye nemera Muhammad nk'intumwa. Yesu nawe nkamwemera nk'umwana w'Imana. Kandi ni ukuvuga ngo Yesu arimo navuga ko ari nk'Imana yigaragaje mu buryo bwa kimuntu. Maze nyine Muhammad wigaragaje mu gihugu. Oya we yari umuntu nk'abandi bano umuntu. Rose Yesu yari Iron yari cyo. Yesu yari Imana ko n'uburyo yavutsemo biratandukanye n'ukuntu twe tuvuka. Hari undi muntu urabona byabayeho niko nyine nabonye kuri TikTok bari kureba ya filime ya Yesu twarebwa tukaba baratugata twarize turi abapeti. Yego. Nabyo ibyo bayishutinze. Hari bavuga ngo agendera hejuru y'amazi. Nabonye yarahagaze kuri mira. Aho undi Fred bavuze ngo inyanja y'ibirahuri urumva iki? Inyanja y'ibirahuri se. Urukumbaza nanjye kankubaze wenda. Inyanja y'ibirahuri yabimeze gute? Inyanja y'ibirahuri ukuntu nyumva rero ndumva ari ibintu kuko ngiye nyumva mu bintu nyine. Ibirahuri nyine uzibirahuri nyine. Ibirahuri ndabyumva. Inyanja y'ibirahuri urabona ubundi mu nyanja hari ukuntu ushobora kureba mu kireba. Si byose? Inyanja cya mbere tuzi ko ari amazi. Si byose? Inyanja ni amazi. Hanyuma rero ikirahuri ni ikintu ushobora kuba wakwirebamo kigakora reflection nyine y'ishusho yawe ikagaruka. So nuvuga ngo ngiye nkimbona inyanja nkareba gutya nkabura ishusho yanjye. Uko ari mira nyine. Sharankomye mane. Ariko nyine batubwire muri comment nari. Muri geography bavuga ngo abanyanja. Inyanja itukura rero impamvu bayise inyanja itukura. Hari ahantu ngo hagiyemo amaraso menshi man. Haguyemo amaraso menshi hari ahantu. Bayise inyanja itukura. Muri Bibiliya se barabajyanitse ko za inyanja itukura. Uzi Fred wemera ko abantu banditse Usko muri Red Sea ira Red Sea. Niyo nyanja igira amazi ashaririye. Urimo hagati mu nyanja ushobora kwicwa n'inyota kandi uri mu mazi hagati. Umuntu ubwiye kubwira ko asharira. Ngiye nibyo twize urabona kameme ntago nubwo Freddy uvuga ibintu twize ngo no excuse nyamuna kwiga nawe scam man. Oya ntago ari scam. Yavuze ngo 1+1 = 2. Kandi ngo 1+1 = aya kagwari kadutandukanye ibintu. Aha batipe batubeshya man. Bati umuntu utarize ngo ni scam ngo amashuri ni scam. Wenda reka dufate nk'urugero nk'ibintu byose uzi bya geography kuba uzi neza ko izuba isi ari izenguruka ku zuba. Uriya muntu we arabizi. Uriya muntu utarize we arabizi. Ejo ni nawe barakubajije akabazo akavuga ati ni iki kintu kizenguruka kizamuka oya ngo kigenda oya barakubajije arakandi kabazo bakubajije kamagi bagasinze nanjye niko nashoboye kugira ngo like ni nka social study cyane ibintu bisanzwe mu buzima akabazo bakubajije baravuga ni iki kintu barambabije ari twashoboye nayo kamagi nagashoboye kizamuka n'ikimanuke
ikizamuka n'ikimanuka ni imyaka nawe warakananiwe nakananiwe nza kukiga nyuma oya ariko jewe dore ukuntu njye nankiri kugatekerezaho iminota irangiye atambwira ko byarangiye basubiza konsubiza ni kiye kintu bogosha kimwe kigaruka umusatsi okay ntushobora kutavuze ubwanwa okay kanze nkubaza ikindi kintu ni kiye kintu kizenguruka sibyo ni kiye kintu kigenda kitavuye aho kiri kigenda kitavuye ahantu kiri kijyane kiva n'icyantu gikiri kandi ko barakubajije n'ubushize ntabwo bakambarisha barakubajije apete kuri new paradise nawe babi kijyane kigaruke yazi ko nanjye bambajije bikananira mana asubiza igiti asi igiti kiragenda n'ikigaruka living things kiramoving ariko ntabwo nuza system yayo igizunguruka oya ndagutsinda oya buretse ikintu kiragenda ikintu kigenda buriya ni ikintu cyo kuvana hamwe kikora movement yes no sigiti zikora movement amashami nagenda ariko iriya movement ni kigaragaza ko cyo kiri kunyeganyega kiri kuva hamwe kijya hano tisha yawe yagize yazo kanze muhereza igisubizo rero uraza gusanga ari cyo oya nanjye nubona kugura gusubiza igiti ape nawe bazaje muri comment tubwire igiti na amashami azunguru cyangwa se like amababi ariko ntabwo uzabona igihe igiti nyine like tuvuga nka avocado ntabwo uzabona tije yayo yagiye kwenda muri sense yawe wamugani bishobora kuba ari ibyo ariko ngiye kanze nkubwire opinion yanjye ukuntu mbyumva ngiye ni izuba ngugira gute izuba kuko izuba ntiriva hano aba rotation izuba ntabwo rikora rotation izuba nyine bitewe n'ukuntu twize izuba riguma ahantu hamwe noneho isi irazenguruka twe turi ku isi rero tuba tubona izuba riri kugenda rimuvinga akoze geography manize geography uziko natsinze geography muri tronc commun bamuhaye kujya kwiga hege nuko nabonye nyine ntayishaka kandi baratsinda kohereza masiyanse ubwo bazinze ariko nahise nijyana muri science nize computer science shira amasangaye amasaha amasi ni isi imwe none zanuza imibumba ho imibumbe ho ababyize mari nyine etsikagwa wiziki muri ntuzo wizi ndimi ndaya kuza ndomuswa kabisa etsikagwa ko wambwiye ngo wigeze uwo munyamakuru kwisangano hehe aya kubesha kubesha ariko bino tuba turimo gushakisha urushimbo nakaboga amakuru nigeze nkora gusa nabukoze ku ishuri ryera da ariko nagiye kuvuga amakuru ndatitira kuko like nari ngiye ku public sinzi umuntu yavuze ngo nitwe twita abanyamakuru Arsene oya ntago ari Arsene ahubwo ni umuntu yari yahamagaye ngo nitwe twita abanyamakuru bamwita gaca nduzi yes wowe ni umunyamakuru se ngo ni umunyamakuru bakorera niba ari ikihe kinyamakuru sinzi ukuntu Arsene yambwiye oya Arsene bose ntago bize ijwi rya Amerika niba ari iki sinzi ijwi rya Amerika mwifurije dosiye muri Amerika barakana Amerika twakamwifuriza nubwo Trump yabineyemo Trump nyine byaragoranye ariko nose ari kizerera twizere ko byibuze hari ikintu kizabana ni igeno turagenerwa bikorwa bwa Amerika izafungura n'abavandimwe bacu kwajemo intambara bahumurize kwajemo intambara ibya Amerika na Iran se byujye bikurikiranira hafi akagwa ntabwo jya wivanga bya politiki ariko politiki zakwivanga nyine ivanga mu bijyana mu kiziba gusa umva ya postize nyuma ndiho Seba Music yasohoye umuziki yani nyuma ndiho gusa nase byo si politiki man oya ariko kagwa nta ni politiki ibintu byo uri kubwira ngo dukore subscribe kuri channel yawe ntabwo ni politiki urya nabyo oya man kuri subscribe man kuri Rise from Kiziba nyine none se ibyo uri kutubwira byose byo si politiki man turabana tugaciringa na subscribe urakora ugura gukora iki uganije ngo ndakona usanga baroga banywana roga mana abantu babogome man nari kuvuze kuri nuza kuri channel yawe nabivuze man gusa nkurikirwa n'abantu like nk'igihumbi magana kuri status cyangwa kuri WhatsApp agasanga guhereza ntabwo urazi ako ufite sabu nyinshi man ufite sabu nyinshi zazamutse pe ufite hafi ibihumbi bine nanga uziko aya urandushara nawe ntako waza gutangira guhembwa se ejo bundi uzagura igipeni uragasa ariko mukabishimira no subscribe niyo utabireba ariko kuri subscribe cyangwa se ukabireba niyo wabireba ugiye kuryama ariko ari umupete abapete banyi nashimiye kabisa baravuga ati bandi mu kazi ariko ngiye kuryama nshiramo channel yawe nk'iryamira nkabikurikirana watch time ikaboneka man ariko rero maze nawe yabonye bimeze neza biri kugenda neza shamari biri kugenda neza kabisa tubashimire nyine aba bantu babikora please ndabashimiye ku giti cyanjye
aba ari inkuru gikomeye kandi nawe itagusabye ariko nyine urabibya byano tugutera isoni ariko arabandi babireba ariko nawe ujye kuryama ujye usigamo ikiganiro natwe duteze imbere muzagukoreza amafaranga abantu badutera isoni ngo tubatera isoni kubera ibiganiro byacu iyo bavuze ngo nta muhanuzi wabo wumva ikese ahita uvuga ati nubona sese ba music abantu bamutererana cyangwa bakamuvuga nabi ndanya no bakazunguka boss rero bari kumuvuga neza kumugeranya na ba Meddy ariko urumva mani nyine uwiwanyu uzamukunde mani niba ngujye kurishera munsi y'urugo tubikunde kundisha abandi mudufashe badufashe tureko nawe wabona agapende nabonye nagakunda kararyoha mani kararyoha agapende nagaki ati abamuka ngaye imisururu ubundi aba wo bise umushabuka kera umuntu waje avuza abantu imisururu ariko bose bagarutse ku muramba uziko mbere wanko umusururu umaze iminsi bakaguca mu rusengero yes bakumva divi ntabwo ni mu madivi n'uko no mu matorero yose ariko ubu ngubu mari nta mushuhira mari so mushuhira undi hari abantu babo batazi gutandukanya umushuhira nufite ngo sinzi indi misururu yaje ngo niba ari nyirakanyenyeri niba ari nyiragaki muri nkamira ngo no muri nkamira yego kaba kameze neza nabonye abamera ari bo bagakunda karakantu ariko ubundi aba misururu ibiri ayo misitatu aho twa external umwe no giturage twaranyweye insuje n'abantu twawusangiye ari abo rero ngo burimo ibintu bikaze urasindisha twamwe turi abantu mani ko gugura makeye hari undi bitumura umushura nyine abandi baba benze mu gitondo tutaramara nk'umunsi akuri kamaze umunsi bakita karamba kama bashira mutigo nyine yimaze iminsi 2 ntaho n'umuramba tu iminsi 3 ntaho ndi umeze fresh original umurambirane kameze fresh ndi umuntu watikira ngo hari umusuru wita umurambararo nibo baho simbizi kagwa niwe umuntu ukunda ibisururu nyine njya mbona ari wowe uyipostinga njya mbona kabisa akantu k'agapende ukunda cyane mani cyakoze karakantu sawa aryo nk'umusuru gajya ku shuri mani ugataha umeze fresh kandi ageze gute utari bitewe n'ubuzima twabayemo nyine tu ntabwo uzabibona mwana akavuga ati turi kubeshya ariko nawe arabizi barabizi niyo babyirengagiza gute ariko niba kirengagiza ibintu babayemo burya amateka ntabwo ajya ahinduka natwe tuzagirirwa mwana tuzagira indi mahirwe no tugiye mu bindi bihugu yavuga ngo amateka arahinduka ariko ikarakantu ntabwo nkemera ngo umuntu aguhinduriye amateka cyangwa se ntabwo umuntu ahindurirwa amateka ahubwo tuvuge ngo ejo ni heza oya ejo nzagusanga no ku kazi ejo impamvu avuga ejo ni heza urabona ejo hahora ari heza kandi ko tutahazi rero baramutse bakubwiye ngo ejo ni habi mani nk'uyu munsi ntabwo wakwifuza kugira ejo niyo mpamvu buriya dutinya gupfa kugira umuntu ngo ejo ni heza urumva uyu munsi nkaba nakoreye 1000 nta kintu nkoreye wamenya ngo ejo ni heza hari akaririmbo nsubize ikintu wamenya ngo ejo ni heza uyu munsi nkaba nakoreye 1000 ejo ngataha nta kintu nkoreye nyine biba byahindutse ubundi ni mu rwego rwo kwimotiva ukaza kugira gute ukumva ko byibuze ejo niba ari heza uzumva ko byibuze ukeneye kuhamenya uba wumva ko nyine uzareba nk'umwana uretse George nyine numve ukabaza nk'abana bato ngo ejo ni heza ko abiri umuntu kuse tukamenya ngo ejo ni heza bana undi nuko murema agatima yego ntawe umenye ejo ntago ushobora kumenya ejo wawe ariko kameme urwego rwo kumurema abantu umutima ntago uretse babantu zine yazaga kubeshya gati ejo hawe meze gutya na gutya na gutya ariko uretse ko nyine singendeye ejo hawe ni heza hari umuntu wigeze kumbwira ntago ushaka kumesha ninga baramugiye ngo suri imfubyi like bari kumuhanurira ngo suri imfubyi yego ngo turi kubona uzaba mu docteur akubona ubushoboke ko muri Amerika ari kwikorera amakarita ariko ntayo wasanga bizahinduka nanjye hari umuntu wambwiye ngo uzatwara indege kandi nta nishingeze kuri imyaka yawe simbizi niba azayitwara narashaje niba byageze naretse ko nize computer science ubu nkaba ndi umufotographe nkaba ndi n'umu content creator ubu ngubu by'indege nzahurira nabyo urayitwaye ariko nje ko watwaye kakadege waragatwaye man narayitwaye kuri power bet nari dukubwira arakaririmba ati
ngo mana yanjye sinifuza gutaha uko naje. hari abasoza twara Range Rover urumva umuntu umwe akaza yagusenga yazanye Range Rover urumva cyangwa se yazanye V8, undi muntu yaje n'amaguru, kandi mwese mukaririmba iyo ndirimbo muri no gufashwa muvuga ati mana yanjye sinifuza gutaha. Scam man asura gani scam man. Oya none se nuta oya wenda tubishemo Imana iramutse ivuze ngo ibyo mushatse ngiye kubibahereza, nuko ndusha ati ibyo usenze byose ibyo usengeye biraza. Ngo waje muri Range Rover arataha muri icyo nshimira Imana ngo uzaribuze mubayeho. Hari benshi bifuza kuba baba kubayeho kandi byinshi kwifuza. Twifuza urukweto cyangwa twifuza iki, hano nawe udafite amaguru nabonye ambassador zera biririmbye. Nubwo tubavuga ngo wenda gusenga ni scam, ariko cyo turiya n'ubuzima tubayeho. Hari level iriho mu buzima bwa busanzwe, n'undi we nawe byifuza, n'uwo kwifuza bwawe nawe hari undi kwifuza ubwe. So like chain kagwa hari ikintu gituma nkunda ibintu byo gusenga. N'ubu abantu bavuga ngo gusenga ni scam, ariko ubundi ndabanza nkareba ngiye se bimfasha iki. Wanyine wowe reba banza urebe ubuzima bayemo. Sorry. Le ubuzima bayemo. Washatse kunsharinga ariko tuzabugana mu kiganiro byo urambuye. Nanjye nagusharinga undi buzima bwanjye. Abo twabayemo men. Ubuzima twabayemo ariko aho Imana igejeje ikora. Katwe twishimiye. Niko bimeze. None dushimire pastor. Pasiteri nyine twamushimira. Hari ukushimira hari no gushima. Ndashima pasiteri wanyu se atananze. Kadushima Imana. Ariko pasiteri nyine hari ni Imana. Abari abakozi n'abakozi Imana nabo babitanze. Imbo numva bitanze mu bikize. Niko twita turi kubereza amafaranga. Umva amafaranga barayarya. None ye. None se baba bafasha umwanya wabo. Batista kanujya bavuga ngo tugiye gufasha ngo itoro ryo mu Buhinde cyangwa se muri Amerika. Haya mu Buhinde bagira abadive. Umva ngo ubwira nyine. Makuru y'ahana ni natubwiraga kera. Kagaya makuru na. Mu Buhinde habamo abadivantiste. Cyangwa tugiye gufasha like nk'itorero cyangwa tugiye gufasha like nk'urusengero cyangwa se rw'Ikigali. Aho turi munsi. Sidufashwa natwe. Yego. Turagiye gufasha abana tudufashwa. Nyine ndi kwivuga nyifasha cyane. Avuga ati nufasha yafasha, nufashwa yafasha. Ufashwa yafasha. Okay. Nyine ni imifu zanjye. Ni ibitekerezo byanjye cyangwa se ni ideology cyane ibindi mu mutwe. Tugiye gufasha abantu ba like Adventist muri Texas. Kandi bari kudufasha. Tugiye kubaka urusengero. Ibira bintu nabyumvaga ndi umwana nkumva si ibi bintu. What the fuck? Ntabwo si ibi bintu n'ibiki. Tugiye gufasha abantu muri Israeli Adventist bashaka kubaka urusengero. Bakabisa mwana. Ibintu byabaga iwacu ngira ntashaka kwa mentioning ariko ibintu byakomerekeje abantu benshi. Kandi banyumura kuburara. Yibuke bajya badusaba amafaranga yo kubaka nimugoroba. Batusabye amafaranga yo kujya kubaka hoteli. Kandi iyo hoteli ubu ntiwagenda byuze ngo ikanagire muri pisishyuye. Urishura no watanze igihumbi cyawe. Igihumbi 5. Avuze 5. Okay, ndashimira cyane rero abantu twabanye kubagirana igitangira kugira ubu ngubu gisoje ngira ngo twari kumwe na Kagwa ngiye uri kuri micro nitwa Fredeli ndagira ngo rero Kagwa turi kuri Rise from Kiziba kukongera kudukurikira tezo ugakora subscribe ndetse ugakora na share comment nziza nimbi imbe nizo dukunda zituma dutuka ya nanone oya Freddy izitukana ura naga ari sawa umva Freddy badutuke nta kibazo ariko ntibaze wenda niba hari nk'akantu iki twakoze hanyuma tugikosore kuburyo baravuga ngo inshuti nziza ni kubyira ibibi byawe iyo ntago ari mbi ntago ari comment mbi buriya comment mbi aba yayindi umuntu yaje gutuka aza akubwira ibintu biterekeye ariko iyo umuntu aje gukangura iyi ni comment nziza ahubwo nyine agukangwe nyine ako nawe yagiye muri negative nawe yagiye muri positive ariko mu buryo buri negative buriya burafasha bifasha umuntu kugira ibyo akosora ubutani niba amashusho atagaragaye neza mutubwire niba amajwi atumvikanye neza mutubwire tutakosore niba twavugaga turi ku
kakunda umuntu Kurasa avuga ari kugira turi kwinjira cyane nkuko wambwiye mu kanya ba diaspora bakubwiye ati ntukazajya tuvugaho mwana dore hari ukuntu twiyumvamo ari utugaburiye mene cyangwa ari uturyiwe Imana igena turabagenerwa bikorwa turabashimira rero kuri Rise from Kiziba nshimiye Freddy kuri New Paradise nzakoze mushimire nawe ushimira abantu bakomeje guhahira abantu bano ntuzabintu umwe uzashaka undi tuma ariko ureba mwaturanye bizaba byiza kujya kohereza anye kuragiza icyo kiganiro nkagize ka nanye by'umuntu kazugisoza ariko hari umuntu twagiye gucira ingano i Kigali muneyereje amafaranga abasitari mu Rwanda nya kuvuga yate yiyumva ko ari we undi mu diaspora twa turi kumwe bati se izi mbwa zize izimbwa z'abasitari nyine tu nyine ni rangaje kuri yavuye ikoresheje atabashenze urabazi kuburweza amafaranga gutya na gutya ngo mana nakantu mbaguriye atababwira ati se abangaba mwakoranye mwabanye kuki nawe bahaye ngo yamani ngo tuzaza tuvugana kuri IG come on mu directeur wanyu twaturi kumwe nawe ararakaye man mufasha abantu mwakoranye uri umuntu uri outside ya hano uri outside ya camp ntabwo mwabanye kandi ukakoze isoni umuntu mwabanye no muri Kigali gushaka kumva ko uri hejuru ugiye kubana n'umusitari ntabwo ibintu tuzabicika ko bivuga ko biratubabaza man biratubabaza twishimira ubuzima twabayemo ndetse tubane nabo twabanye nabo numve nk'wabonye ibihumbi 20 by'idolari ubonye 70 umve ko ibintu byakaze na DBN cyangwa urabona n'umanzi runaka so turabashimiye rero turabashimiye ko bakebura tubashimiye uburyo kimwe ko tukwereka urukundo ibigano turi gukorana mukabikunda mwakora subscribe turashimiye ko ari ama YouTube channel yacu yanatangiye guhembwa komeza mu birebe kandi abari byiza kureba igiwanyu Nge Ndikagwa Freddy yari kuri kamera ndetse kaba n'umuhost wa hostinze kuri YouTube yanjye ndagushimiye Freddy asante sana thank you dusezera abantu ciao ciao ciao